Turabifuriza amahoro mwebwe inshuti za channel yacu bita Umutako TV. Itsinda ry'abanyamakuru b'iyi channel rirabifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo, zinabasaba gukomeza gukaraba mu ntoki ndetse n'amazi meza n'isabune nk'uko mukomeza mubisabwa na Minisiteri y'Ubuzima, munibuka no kuguma mu rugo nk'uko mubisabwa mu buryo bwo kwirinda icyorezo cyugarije isi cya coronavirus mwese muzi muri iyi minsi. Uyu munsi rero twaguteguriye utuntu n'utundi twerekeranye n'imbeba. Imbeba zigishijwe gutwara utumodoka basanga bizitera gutuza no kwizihirwa. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Richmond muri Amerika bigishije itsinda ry'imbeba 17 uko zatwara utumodoka dutoya dukoze muri plastike, basanze bizigabanyiriza umujagararo cyangwa se stress mu ndimi z'amahanga. Imbeba ziboneka nk'inyamaswa zitagira umutuzo, akenshi abantu bazibona ziriho zishaka icyo zirya, ziba zinyaruka cyane zinyabya hano no hirya mu kanya nk'ako guhumbya. Abo bashakashatsi kugira ngo zibemerere kwiga izo modoka nuko bazihaga ibinyampeke zikunda. Umugore witwa Dr. Kelly Lambert wari uyoboye ubwo bushakashatsi avuga ko izo mbeba zabaga zituje rwose mu gihe cyo gutwara izi modoka. Iyi nkuru dukesha BBC iravuga ko ibyagaragajwe n'ubwo bushakashatsi ababukoze batekereza ko bizafasha mu kuvura indwara zo mu mutwe hadakoresheje imiti yo muri farumasi. Gusa nyuma y'ubwo bushakashatsi n'amasomo yo gutwara imodoka, izo mbeba ngo ntabwo zahawe ikizamini cya demarage, icya circulation ndetse n'icya parking. Dore uko izo mbeba zigishijwe gutwara imodoka. Dr. Kelly Lambert na bagenzi be bakoze utumodoka duto dukoresha amashanyarazi. Imbere mu kamodoka harimo agasahani ka aluminium k'urusinga rurerure ruriho umupira cyangwa se kopa. Gusa muri utwo tumodoka bagashyiramo n'amafunguro imbeba zikunda cyane. Imbeba yicara kuri ako gasahani igakora kuri urwo rusinga bikabyara amashanyarazi cyangwa se sirikwi, maze akamodoka kagahaguruka. Imbeba igasigara yihitiramo aho kajya. Nyuma y'amezi zitozwa, izi mbeba ntabwo zamenye gutwara neza gusa, ahubwo zanamenye guhindura ibyerekezo nk'uko aba bahanga babyanditse mu gitabo gikubiyemo ubushakashatsi bakoze ku myitwarire y'ubwonko. Icyo gitabo bacyita Behavioral Brain Research. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko imbeba zakoreweho ubushakashatsi atari izimenyerewe z'inyagasozi cyangwa izo mu gisenge cy'inzu ziboneka hirya no hino, ahubwo nizarerewe muri za laboratwari hamwe n'izindi zarerewe ahantu zibayeho neza zidacengacengana na za rwagakoco. Gusa izakoreweho ubushakashatsi nazo ni imbeba zo muri Amerika. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko imbeba zarerewe ahantu heza zibona ibihagije arizo zavuyemo abashoferi beza kurusha izo muri laboratwari. Nyuma y'igerageza, abashakashatsi bafashe amahurunguru y'imbeba bagiye kuyapimamo imisemburo yitwa corticosterone itera stress cyangwa se umujagararo. Banapimye imisemburo ya dehydroepiandrosterone irwanya umujagararo. Izo mbeba zose basanze imisemburo yazo ya dehydroepiandrosterone yariyongereye. Ibi abahanga bituma bumva ko bifitanye isano n'ubumenyi bushya zungutse. Umugore witwa Dr. Kelly Lambert wari uyoboye ubwo bushakashatsi yabwiye ibiro ntaramakuru bya AFP ko ibyavuye muri ubwo bushakashatsi byafasha ubundi bushakashatsi mu kuvura indwara zo mu mutwe. Dr. Kelly yabivuze muri aya magambo agira ati: nta muti ubaho w'agahinda gakabije cyangwa se depression, kandi tugomba kuwushakisha. Rero inshuti zacu zakadasohoka, murumva ibitangaza imbeba zo muri Amerika zakoze, ariko zitandukanye n'izo mbeba mujya mubona iwanyu. Biratandukanye cyane kuko izi zororewe muri laboratwari, izindi zorerwa ahandi hantu zibayeho neza. Murumva rero aka ni agashya cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza. We utarakanda subscribe bikore kugira ngo utu dukuru nk'utu tuba dusekeje ndetse n'izindi nkuru zitandukanye ntizikagucike. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza. Imana irabakunda.